Hello guys, my people, my brother, nagusuhuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reka amakuru yacu tuyatangiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Miss Rwanda Nyampinga 2022 ikomeje gukurura impaka zikomeye cyane kuri social media, ikomeje guteza impagarara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ijambo Miss Mutesi Jolly yabwiye Miss Nshuti Divine Muheto mu majonjora ya Miss Rwanda yabereye mu karere ka Rubavu nyuma yo gukurura impaka zikomeye cyane kuri social media. Bivugwa yuko iri jambo Miss Mutesi Jolly yabwiye Miss Nshuti Divine Muheto ryaba ari ryo ryatumye Muheto aba nyampinga wa 2022. Hari ku cyumweru tariki 30 Mutarama mu mwaka wa 2022 ubwo mu karere ka Rubavu haberaga ijonjora rihatanirwamo abakobwa bahagararira iyi ntara mu marushanwa ya Nyampinga y'u Rwanda. Iryo jonjora niryo ryabonetsemo umukobwa mwiza cyane nk'uko Miss Mutesi Jolly yabitangaje. Bikanavugwa yuko kuri uyu munsi ari bwo hagaragaye Miss Rwanda, na mbere yuko bajya mu zindi ntara gutoranyamo abakobwa bazahagarira intara zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bakakubwira yuko i Rubavu rwose ariho hahise hava Miss Rwanda kuri uwo munsi. Dusubire inyuma gato mu karere ka Rubavu tariki 30 Mutarama 2022 saa 7:45 nibwo Nshuti Divine Muheto wari ufite nimero 6 icyo gihe yarageze imbere y'akanama nkemurampaka, maze Miss Mutesi Jolly akimukubita amaso ntiyabyihanganiye, yahise amubwira ko ari mwiza. Yaragize ati Muheto uri mwiza pe, wari ubizi? Maze Nshuti Divine Muheto mu kajwi keza cyane aramubwira ati ntabwo nari mbizi. Amateka ya Miss Muheto yanditswe ubwo yarageze ahangaha imbere y'akanama nkemurampaka. Miss Nshuti Divine Muheto yanditse amateka ubwo yageraga imbere y'akanama nkemurampaka bwa mbere, haba ku mbuga nkoranyambaga abantu batandukanye bifuzaga kuzabona uwo mukobwa Miss Mutesi Jolly yatangariye akimukubita amaso. Yaba ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye batandukanye bafashe Miss Muheto nka nyampinga kuva kuri uwo munsi kugeza ku munsi wa nyuma wa Nyampinga y'u Rwanda, nubwo hari hasigaye abandi bakobwa batandukanye bo mu zindi ntara, ariko Muheto we asa n'uwayoboye abandi bakobwa mu bikorwa byose bya Nyampinga y'u Rwanda, haba mu biganiro byakorwaga ndetse wajya kuri social media ahantu hose uciye ukabona ni Nshuti Divine Muheto, ukagira ngo ni Nshuti Divine Muheto wenyine uri muri Miss Rwanda. Ikigaragara cyo yari yaramaze kwigarurira social media. Abantu benshi bakomeje kuvuga ko ibi byakozwe na Miss Jolly bitewe nuko yamugize nyampinga ubwo bahuraga bwa mbere ku munsi wa mbere, ndetse bagaruka no ku munsi wa nyuma ubwo yasubiragamo ijambo ryavuzwe na Miss Mutesi Jolly mu mwaka wa 2016 ubwo yatorerwaga kuba nyampinga w'u Rwanda 2016. Rero bakagaruka bavuga ko na Nshuti Divine Muheto yarivuze ubwo yabaga nyampinga w'u Rwanda 2022, bakavuga bati Jolly warateguye pe. Ijambo Muheto yavuze ku munsi wa nyuma wa Nyampinga y'u Rwanda neza niryo Miss Mutesi Jolly yavuze mu mwaka wa 2016. Miss Mutesi Jolly ibi yabyisobanuye avuga ati ari nta magambo y'Ikinyarwanda, ntabwo ari njye yaremewe njyenyine, ati izo ni inzitwazo zidafite ikintu na kimwe zihuriyeho n'ibintu byabaye muri Miss Rwanda, ati nta magambo y'Ikinyarwanda yemerewe buri muntu wese. Ntabwo bivuze ko Muheto atari yemereye kuyavuga, kandi si njye wayaremye. Kuba yarasubije ikibazo cyiwe neza ndumva ntaho bihuriye n'ibyanjye. Miss Nshuti Divine Muheto, uyu mukobwa ufite imyaka 19 y'amavuko, yinjiye ku itike y'intara y'Iburasirazuba maze agira ibihe byiza cyane, kuko ni bimwe mu bihe by'ingenzi kuri we agikandagira mu marushanwa y'ubwiza. Ubwiza bwe bwatangariwe na benshi kugeza naho Miss Mutesi Jolly amubwiye ko ari mwiza. Benshi bakavuga ko iri jambo Miss Mutesi Jolly yamubwiye bagihura bwa mbere ari ryo rimugize Miss Rwanda 2022.
Mutesi Jolly nyuma yo kubwira Muheto ko ari mwiza, uyu mukobwa wahise agaragara nk'ufite ubwoba. Yahise abazwa umushinga we maze avuga ko afite umushinga yise igiceri program mu rwego rwo kwizigama cyane ku rubyiruko n'abagore muri rusange. Avuga kandi ko azakora ubukangurambaga yaba mu mashuri, abana bagatangira gutozwa kwizigama bakiri bato. Cyakoze umuntu uhaye umukobwa uyu mushinga niwe wamugize Nyampinga 2022, kuko uyu ni umwe mu mishinga yari ikenewe cyane. Muribuka mu bihe bya Covid abantu baje gukubitwa n'ikibazo cy'ubukene ku buryo bukomeye, ariko iyo aza kuba uyu mushinga wari uhari, hari kuba harabayeho kwizigama nibuze bikagira icyo bifasha abanyarwanda muri rusange. Tukaba twakubwira yuko rero umuntu wahaye Muheto uyu mushinga ariwe wamugize Nyampinga wa 2022. Nyuma yo gusobanura umushinga we, Muheto yegereye akanama nkemurampaka, bamusabye kwiga neza ku mushinga we, bamusaba kureka kugira ubwoba cyane nyuma yo kugaragaza ko afite igihunga nyuma y'ijambo yarabwiwe na Miss Mutesi Jolly, maze bose bamuha yes, aratambuka ajya mu cyiciro gikurikiyeho. Uyu mukobwa Nshuti Divine Muheto yanditse amateka, yaciye agahigo katarakorwa n'uwo ari we wese mu bakobwa bose bamaze kujya muri Miss Rwanda kuva yatangira. Miss Muheto, amajonjora ya Miss Rwanda yarangiye uyu mukobwa akurikirwa n'abasaga ibihumbi birenga 25 ku rubuga rwa Instagram, ndetse n'ifoto ashyize ku mbuga nkoranyambaga ishobora gukundwa n'ibihumbi birenga 11. Nyamara mbere y'uko Miss Rwanda itangira, uyu mukobwa yakurikirwaga n'abantu bagera ku bihumbi 3,500 bonyine. Nyuma y'uko Muheto atorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda, arakurikirwa n'abantu basaga ibihumbi 41 ku rubuga rwa Instagram. Nyuma yo kubona yes mu karere ka Rubavu, Miss Muheto ni umwe mu bakobwa 9 bakomeje mu karere ka Rubavu, maze ahamagarwa ari uwa nyuma gusa. Icyatunguranye nuko imodoka yahagurutse i Rubavu yageze i Kigali. Uyu mukobwa Nshuti Divine Muheto, inkuru y'ubwiza bwe yamaze kugera imusozi, asanga buri muntu wese i Kigali aramuzi, ari nabyo byamuviriyemo rwose kuba yakambikwa ikamba rya Nyampinga y'u Rwanda, dore ko yari afite umushinga mwiza wakomfirimye abantu, dore ko yari afite ubwiza ndetse afite n'ubwenge. Bikaba biri mu byamufashije kuba Nyampinga wa 2022. Mu biganiro byagiye bikorwa na bamwe mu basesenguzi ndetse n'abanyamakuru batandukanye, ntabwo bagiye kure y'ukuri, kuko bavuze ko ijambo Miss Jolly yavuze ku itariki 30 Mutarama 2022 ari ryo ryaherekeje Miss Muheto kugeza abaye Miss Rwanda. Nubwo bigoye gutangaza amazina yabo bitewe n'uburenganzira bwabo, umwe yagize ati nibyo ririya jambo niryo ryatumye Miss Muheto atorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda. Ati ririya jambo rikimara kuvugwa, Miss Muheto yagize followers benshi, yagize abantu benshi bamukunze kubera ririya jambo Nshuti Divine Muheto yabwiwe na Miss Mutesi Jolly. Rero bikaba ari bimwe mu byamuherekeje kugira ngo abashe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2022. Rero bikaba bivuga yuko intandaro yo kuba yarabaye Miss ari Miss Mutesi Jolly wabiteye, kuko ngo byari bigoye cyane ko wari kwima Miss Muheto ikamba nyuma y'iri byari bimaze kuba, nyuma yuko Miss Jolly amubwiye ijambo rimeze kuri amubwira ko ari mwiza cyane. Kakanya Miss Nshuti Divine Muheto ni umwe mu byamamare dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bantu bakunzwe dufite hano, yabigezeho rwose. Miss Nshuti Divine Muheto bakakanya akurikirwa n'abantu basaga ibihumbi 41. Yigeze kubigeraho nawe yitwaga Miss Josiane wakunzwe ariko nta Instagram yagiraga. Bakakanya rero Muheto we Instagram arayifite. Iby'ingenzi kuri Miss Muheto, afite ababyeyi bombi, avuka mu muryango w'abana 4, n'umwana wa kabiri. Mu mwaka wa 2021 nibwo yasoje amashuri yisumbuye Fawe Girls School mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Miss Muheto rero akaba ari umwe mu bakomeje kwitwara neza cyane mu marushanwa ya Nyampinga y'u Rwanda, dore ko yaje no kuryegukana. Bakakanya Miss Nshuti Divine Muheto ku mazina yiwe rwose Nshuti Divine Muheto hahise hiyongeraho Miss. Iteka ryose iri jambo rizahora rimuriho, uzajya kuvuga Muheto ihite hongeraho Miss Muheto, ubona ko ibintu aba ari spectacle cyane. Les amis,
Bezami, reka dusubire inyuma ho gatoya. Hashize igihe gito Nshuti Divine Muheto asoje amashuri yisumbuye yabonye itangazo rya Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda rihamagarira abakobwa kwiyandikisha mu marushanwa y'ubwiza. Bihurirana nuko kuva akiri ku ntebe y'ishuri yarakurikiranaga urugendo rwa Miss Rwanda, muri we akumva ko igihe nikigera nta kabuza azitabira Nyampinga y'u Rwanda. Niwe mukobwa wari uhagarariye intara ubashije kwegukana ikamba rya Miss Rwanda kuva mu myaka 4 ishize, kuko ikamba kuva mu myaka 4 ishize ryegukanwaga n'abakobwa bahagarariye umujyi wa Kigali gusa. Muri iyo myaka 4 itambutse, Miss Nshuti Divine Muheto rero akaba abashije guca agahigo ko kuba ariwe mukobwa winjiriye kuri tike yo mu ntara yinjira mu marushanwa ya Miss Rwanda, akabasha kwegukana ikamba rya Nyampinga y'u Rwanda. Miss Nshuti Divine Muheto amashuri abanza yayize kuri Kingdom Education Center, aho yize ishami ririmo imibare n'ubukungu n'ubumenyi bw'isi, ibintu avuga ko yakuze akunda kuko aya masomo yombi yayumvaga cyane, bituma yiyemeza kuba ariyo asozamo amashuri yisumbuye kandi agaragaza ko yatsinze neza ikizami cya leta. Miss Nshuti Divine Muheto rero akaba abaye Nyampinga wa 2022. Hagiye hasohoka story nyinshi, bamwe bavuga bati mu myaka 3 ishize abana b'abasirikare nibo babaga ba Nyampinga y'u Rwanda. Rero hari hagezweho n'abapolisi. Ibintu Miss Jolie yavuze ati abana, yaba umwana w'umusirikare cyangwa umupolisi, afite uburenganzira bw'100% bwo kuba nawe yaba Miss Rwanda, ni kimwe n'abandi bantu bose. Rezami, nanjye rero akaba ari uko mbyumva, buri muntu wese yemereye kuba Miss Rwanda, upfa kuba ufite umwana utwika gusa, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Rezami, ndagushimiye wewe wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez, wewe wese mu kuduha umwanya wawe n'iby'agaciro, kandi komeza dukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru azabagezweho.